nabivugira kuri kamera detaye niboneye n'amaso yanjye urumva ukuntu umuntu uzana ishyano rimukurikira yego sibyo nukuri kose no kutagira kamera ikurikirana ubuzima bw'umuntu nkazazindi bashyira mu biti mu mashyamba yazanyungu habamaze amakamera yego bashobora gutunga ku giti bakare kuntu kizakura mu myaka 100 n'impinduka zikiba bashakashatsi yego mu birungu ushobora gushyiraho kamera icunga ingagi n'umuryango wayo kuzakura n'imibereho yawo amadrone yose ujye ubibona ariko Sandri icyaguha ikayi ya nka karine yagenewe umuntu sibyo yego ariko waracyabigenderaho bigaragara mu butwari bwa Adolphe yaje no kuvuga ati ibintu binaveho ariko mu butwari bwa Ndakugarika arabihahiramo akabikiriramo n'umuryango we ariko azikari isayo arimo kogamo azikari umwanda arimo niyo mpamvu atinyuka kabirana mu kwibuka umuntu wapfuye ati buriya mugabo mureba mu yandi magambo ntiyagiraga amacakubiri nka yacu twirirwamo ntumuzanire iby'ubwoko imbere ye urumva ese icyo cyo ntiyakizira uriya mugabo se yarashwe nande ntabwo yishwe se n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza birarimo ko yanga iriya telefone se yamuhamagaye ese ubundi reka nkubaze uriyita ubwoko ubwo wita bwose ubwo wiyumvamo ubwo witwerera n'ubugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nujya kurongora musaba kimwe nujya gushyingura mushyingura kimwe nujya kwerera ngo byo kwerera imijya mu bupfumu muraraguza kimwe sibyo ariko kubera inyungu za politiki abantu banze kwemeza ibyo ngibyo yateye Afrika y'Epfo nk'igihugu gikomeye kuriya idatinye yuko ari abanyafrika y'Epfo yego igize kandi Afrika y'Epfo ibakure kubera imipaka bitegeranye nayo yiza kuhaba byari guhangana hari utabyumva gute ko uko bimeze Bujumbura yinjiyemo rero Bujumbura ntabwo turi bugire ikesi shyashya kuko abantu bafite impuzankano n'amabendera ya Bujumbura babaye igicanga barakubitwa na M23 bamushaki barakubitwa ngungu kataha bamambe katana ararasa umujyi nawe afitemo ibirindiro ararasa umujyi afitemo umuryango none uri umunyamahanga wazanye imbonera kure unamugurutsa amadrone zivuye Bujumbura Bujumbura nta nubwo yaraswa na M23 icyo babyita guhishumika yego ku buryo ushumika umujyi urumva urabona Gaza ukuntu imeze Bujumbura yaraswa kuruza Gaza ayahe ariko hari habure ukabona ibishashi byaho birashashagirana uko byagenda kose ntabwo ari byo bigena ariko abarundi no badakura akaboko muri ntambara ibazarwana n'izinyeshyamba zirwanira ku Kinshasa naho hari muri Sibre bahavuze ku birometero 2500 uvuye Uvira ariko ndumva zitabura kubanza aho wagabanya ho igihumbi kuko 2500 gabanije igihumbi 25 kuva Uvira ujya Bujumbura bakwiyorohereza bakabanza gakura menace mu bitugu byabo bakayirwana nk'ukwezi bagasiga bakemuye ikibazo Burundi tugiye Kinshasa nta nduruzi turi inyuma urumva kandi Bujumbura kuva aho irwaniye ikarwana kuva Kicanga ikamanuka mushake inginzira navuze yose simbona ko imaze gupapira izindi imbaraga zaneshe zinyeshyamba izabarasa rero zikabakuraho nguko uko senede izaguruka ikavaho izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakuzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi nukuri turabashimira cyane ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News tubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Mashar turi kumwe nawe kandi uri umuntu wacu uri umuntu wabo nzi neza ko benshi bakunda ibitekerezo byawe umeze neza niba atari bose ubundi meze neza wakwanga ibitekerezo byanjye upfiki nabyo waba ufitemo ikibazo waba ufite ikibazo kabisa n'amahoro ntabwo ari amahoro cyane nkurikije ibyo tuganira n'ikiba kituzanye aha ngaha
ntabwo tuba tuje muri affaire personnelle yego ku buryo amahoro yanjye bwite hari icyo yageza abadukurikiye ariko ari amahoro rusange cyangwa se icyumba tugishyize mu buryo buri collective amahoro aba ari makeya ku isi amahoro ari makeya. Sandrine, mfite ubwoba bw'uko hari uwakwibwira ko akazi kacu kubera ko gahura n'iby'intambara tuvuga par exemple aho bibaye ngombwa nyine hari nk'undi muntu uturebera kuri ari mu kwezi ari muri Mars ari aho bita mu ijuru aho yaba ariho hose yego akatureba nk'abantu babeshejweho no kuvuga iby'intambara hamwe tukazagirirwaho n'uwatekereza ko maybe tugira uruhare mu kuzipromotinga kuko tuzivuga kenshi nyamara siko bimeze. Yego. Nicyo navugaga umuntu yibazaho ni ukwibwira ko ibyo uvuga buri munsi hataba ubwo umuntu atihagazeho yakwisanga nawe ari muri iyo image. Baravuga ngo iyo umushumba uragiye nk'ijana uri nka ijana n'imwe. Kubera ko ugomba kubana nazo ukamenya uko ivumereye, ukamenya uko unyweye, uko yiriwe, uko iryamye. Ngabo we uriya wo mu Bigogwe yigeze kumbwira tuganira ati buriya ni inka ifite ibitotsi ndabimenya. Niba agiye kumaza n'inka zize zirota ariko ngaba kugira byinshi ku nka. Akunda inka cyane. Ati n'ibinka zirota. Turamusuhuje Ngabo rwose abantu baramuzi ibere rya Bigogwe. Rero icyo nshatse kuvuga nuko udacunze neza mu kumbaza uti na amahoro wakwisanga nawe nkuko wa muntu ahinduka ajya yisanisha n'inka ukazasanga nawe urasa n'intambara burundu. Yego. Ukubonye wese kandi bajya bambona iyi mwuga waduhinduye inyenyeri zigaragara mu bantu. Umuntu akakubona ati wa muntu wa M23 tari wa muntu akenshi sinabyo atari nabyo bitubamo ahubwo ari biri kwisi tuvuga kuko biri kwisi biri kwisi nuko wenda nabangiye kuvuga ibanga ry'akazi k'itangazamakuru. Uzumva umuntu yibwira yuko niba wenda uvuga urubuga rw'imikino urumva ni ngombwa byo kunabibamo yibwiye kuri umuntu wo mu mikino gusa nta kindi kintu ugize uri wo mu ntambara. Abona nk'umwari cyangwa umukobwa cyangwa umusore cyangwa umugabo ukora ikiganiro cy'urukundo kuri radio urabizi kubijya no ku mateleviziyo agire ngo umuntu urukundo rwazonze. Yego. Kandi Sandri ushobora gukora mu biganiro biromantique warabuze na fiance na fiance yarabuze uwe. Yego. Ariko kuko nta kazi uragakora kuri mikoro uragakora kuri kamera cyangwa wibwira ngo uri muri romantique cyane ariko byaramwihishe sibyo. Yego. Ko umuntu avuga akazi ni kazi mu biganiro tuzi icyo twumva muri RBA ugire ngo n'umushoramari karahabutaka kandi we nakazi nta nimara agira ashora uretse mikoro yashyize imbere. In fact ngira ngo rero kumbaza ngo na amahoro nanone ku rundi ruhande kuko ibivuga suko bitanashoboka mu buryo cyangwa ubundi suko utajya muri kazi ni kazi ngo umenye nuko ushora imari kuko byigiyemo suko utavuga iby'intambara ngo uyoberwe kata zo mu ntambara suko utavuga ibyo umupira ngo uyoberwe uko aho bakoze oruje na kintu cyangwa wajya mu kibuga ukine. Hari ibyo ukora ugasanga nyine wenda kubera nkabyo nkazanka natanze urugero n'umushumba. Ariko nanone ku rundi ruhande umuntu yavuga ngo amahoro ni ikibazo. Ujya mu buhanuzi bwa Bibiliya ugasanga ni ikibazo. Wajya mu gushakinga inkomoko y'intambara ugasanga no mu ijoro Soferi yarayirwanya na Mikayiro. Urumva? Hakaba n'ubwo umuntu yibaza se ubundi ni necessaire ni ngombwa ukwibaza uti intambara ari ikintu kibi ariko sunda abantu baye mu mahoro bose ni mu ijuru se byakunda ntago byashoboka. Nda amahoro muri mutima wanjye rero ariko ntabwo nda amahoro mu isi tubayemo. Yego. Kuko umuntu avuga ku ntambara umuntu avuga ku makimbirane uzi ikintu cya kabiri munsi ndakubwira utuntu twinshi nyine genzi ko ngira abamforowinga n'abaforowinga Gasaro News. Yego. Buriya iyo dusesengura ucanga ikarita ukavuga uti none haba hari umuforo wanjye nkomerekeje si ikibazo. Ni ikibazo gukomeretsa umuntu gukurikira wavugaga uti reka sharinge posting akantu kwa Marishari ka Gasaro ugasanga mu byo wavuze ntiwakaraza ururimi karindwi ushobora kuba umuteye igikomere yagukundaga yagukurikiraga. Bisaba rero ko ibi tuvuga kuko urumva twe turi mu gihugu kimaze imyaka 31 almost n'ibiri kiri mahoro. Ariko iyo tuvuga Kongo buri gihe hari umukongomani wazagira ngo wazagira ngo mbega twishima hejuru y'ibindi bihugu byahungabanye kandi ko twagize guhungabana. Ibi byose rero umuntu yabivuga yisegura bakongomani kazi barundi kazi bagande kazi abanyafrika kazi aka ni akazi dukora nicyo nashaka kugarukaho. Ntabwo navuga ngo Kongo irimo intambara nyinshi no
itarimo intambara ikagira amahoro n'umutekano nibyo twifuza ikaba icometseho iterambere nk'iryo tubona ukavuga uti uyu munsi nari umupira wa Kabasha na Rayon Sport. Kabasha ni ikipe ikomeye Goma, ejo nzajya Masisi kunywerayo weekend tudusangire hameze neza hatengeneje sande twabicuruza kandi twabibamo neza tukabonamo amakuru urumva arutana y'intambara cyane. So rero abantu bahirimbana no gushaka uburyo kisi yaba beta dan uko yari meze ejo nubaza umuntu uti namahoro abivuge individuellement ariko nabivuge collectivement ku buryo ibintu biba bimeze neza, ariko ku isi ntibishoboka rero nicyo kibazo gihari. Yego. Gusa Bibiliya iravuga ngo uzana ibyo byose bibi azabona ishyano. Yego. Ntibizabura kubaho, bizajya kujya gute, kandi akantu gato nsozeza mbabare nk'umunota umwe. Yego, nta kibazo. Jewe ubwanjye Marishari nuko nabivugira kuri kamera detaye niboneye n'amaso yanjye, urumva ukuntu umuntu uzana ishyano rimukurikira. Yego. Sibyo? Nukuri kose no kutagira kamera ikurikirana ubuzima bw'umuntu nkazazindi bashyira mu biti mu mashyamba yazanyungu habamaze amakamera. Yego. Bashobora gutunga ku giti bakareka kizakura mu myaka 100 n'impinduka zikiba abashakashatsi. Yego. Mu birungu ushobora gushyiraho kamera icunga ingagi n'umuryango wayo kuzakura n'imibereho yawo. Amadrone yose ujye ubibona. Ariko Sandri icyaguha ikayi ya nka karine yagenewe umuntu uzana akaga uzana ingorane mu bantu ngo urebe ubuzima bwo kugenda ukuntu bugenda bwigondagonza. Yego. Ugafata indi kamera y'umuntu ugerageza kuzana amahoro ukareba ukuntu ubuzima ndavuga umuntu utakundi ukuntu nubwo bwagorana ariko waba uri beta wasanga abantu bazana akaga mu isi bagenda bagira bagushishano byanze bikuza haba hagati mu buzima haba na nyuma yabwo. Ninde muntu se muri aka karere k'ibiyaga bigari wazanye ishyano akagira amahoro? Mbabarira umbwire. General Major General de Brigade I think Bizimungu bari Bizimungu bo kwa Habyarimana Colonel Bagosora urumva rero Mugesera Kambanda sindi kubwabo urumva uwo ari we wese ugiye Burundi nibyo ravuga ngo utagira ukomeretsa wavuga benshi nibyo navuze ngo no kwitwararika washyiramo bitwaga babikomago twagiye twumva uzima muvuze nk'abo bikomago muvuze mu karere tuvuga tuvuge n'ibindi abageze kugira hate sibyo mu buryo abantu ariko mu buryo buri contestable abantu ba contesting to ni igitangaza ariko wenda ari mu barashenda daye par exemple radio ziramuvuze BBC byose ziramuvuze ariko amateka wareba nyuma à la fin sibyo ugasanga ishema n'icyubahiro abantu baharaniraga wenda siko bigenze ku iherezo ryabo. Yego. Bo simbyita ishyano ariko ubona ko wazana yazana amahoro akazana umutekano akazana iterambere akazana umwe mu bantu urumva yego kugira ngo nawe azagira icyo asaruramo. Ejo numvise ijambo rya General ndakugarika uyu Lieutenant General Ndirakobuca Gervais usigaye inteko ishinga amateka y'u Burundi byaranshimishije cyane ngira ngo na record ahantu iki cyanshimishije bari bagiye mu kwibuka Lieutenant General Adolphe Nshimirimana wapfuye muri 2015. Uyu mugabo ni igitangaza Ndirakobuca nabonye ko umuntu abamo abantu babiri. Uyu mugabo narinzi ko ari extremist yego niko njye nabitekerezaga ngo atagiye bimugira. Yabwiye abantu bari aho ngaho sibyo mu kumwibuka ngo najya mbabwira ikintu mutari muzi kuri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Yavuze ibintu bibiri nakuyemo n'ubwo yavuze mu byinshi. Yaravuze ngo mwari muzi ko mikorere yanjye mu office niragi ngenderaho n'igituma nkora akazi kandi kagenda neza ni inama n'indero nakuye kuri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ni role model we ubwo abivuze mu myaka 10 n'ingahe apfuye cyangwa 10 almost urumva. Kindi cya kabiri aravuga ngo uriya mugabo ngo ntiyagiraga iby'amoko muri we which means ni ibintu byo kunengwa yahise abyita amacakubiri kandi arabyita amacakubiri buri muri constitution y'u Burundi. None se aho kiraho uretse gato nanabyumvisha rero nabikurikiye yavuze ibya telefone yamuhamagaye werezo makwa nabyumvise yego nkibaza ari nabyo bamwe bagarutse ati ntiyashoboraga kuba nenga neva mu buryo bure direct. None se urufisha ahubwo anenga itegeko nshinga anenga na political power sharing ishingiye kuri kota kuntu bagabana abahutu n'abatutsi mu by'ukuri muri we arabinenga utarabikozwaga akamwita intwari sibyo yego ariko waracyabigenderaho bigaragara mu butwari bwa Adolphe yaje no kuvuga ati ibintu binaveho ariko mu butwari bwa ndakugarika arabihahiramo akabikiriramo n'umuryango we ariko azikari isayo arimo kogamo
azi ko ari umwanda arimo niyo mpamvu atinyuka akabwira mu kwibuka umuntu wapfuye ati buriya mugabo mureba mu yandi magambo ntiyagiraga amacakubiri nk'ayacu twirirwamo ntumuzanire iby'ubwoko imbere ye urumva ese icyo cyo ntiyakizira uriya mugabo se yarashwe nande ntabwo yishwe se n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza birarimo ko yanga iriya telefone se yamuhamagaye ese ubundi reka nkubaza kuki ndakugarika yarebye neza gutya Adolphe Nshimirimana akabona ni nk'umuntu wiri wabungwamo n'urupfu ku buryo abandi banywaga batanywa kugeza ubwo telefone muhamagaye none iyo telefone ikaza kuganirwaho ndakugarika na Nkurunziza urumva byumvikana ko kope yo kumwica n'ubwo yari inshuti ye wenda no kujya kwirwa mureba aho yasangiraga n'abantu yarimo amuragira cyangwa wenda mukunda avuga ati musezereho ndabizi biri bube ntacyo nabikoraho byapanzwe buri kimwe cyose amaraso arimo amukurura ariko kuba Adolphe Nshimirimana yaririwe nk'umuntu wirirwanye urupfu muri we abandi banywa batanywa kandi atari ko yari asanzwe iyi telefone si cyo kibazo ahubwo na mbere y'itelefone yari mu kaga igihe uva akamutegereje kubera ko yanga iby'amoko kubera ko ari straight kubera ko akubwiza ukuri ibyo nabyo yabizira rero abantu bagira uburyo nibyo twatangiye tuvuga tuti umuntu yabazize icyo umuntu yabangira icyo umuntu urumva hari n'igihe tunenga ariko wanenga ugasanga ibyo urimo kunenga nyine ibyo kunengeka yego sibyo barundi kazi muvuga ururimi rumwe abanyarwanda muvuga ururimi rumwe mugira umuco umwe uriyita ubwoko ubwo wita bwose ubwo wiyumvamo ubwo witwerera n'ubwo ugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nujya kurongora musaba kimwe nujya gushyingura mushyingura kimwe nujya kwerera ngo ibyo kwerera imwe mu bupfumu muraraguza kimwe sibyo ariko kubera inyungu za politiki abantu banze kwemeza ibyo ngibyo ngo babone ko ariyo identite iri reyera urumva ibindi babite hanze kuko babiheraho bagabana iki imyanya babiheraho babona intebe none se masha tukiraho ngo nta guciye mu ijambo nta jambo nciyemo rwose aricyo kintu bamwe bagarutseho kinateye ubwoba n'amakenga ubwo sije twese tuhindura ubwo twese twerekeza mu Burundi aricyo kintu nabonye mu itangazo ryasohotse ari byo bamwe bavuze ati ese ritangazo ko tubona M23 isa naho iri kwikoma mu Burundi ati nibishoboka yuko ishobora kuba yagana yategura ibitero bishobora no kwambuka bikagera Bujumbura kubera ko muri iri tangazo nubwo ntararigeraho ubanza unsubize ndarifite umutwe yego hari ahantu bashyiramo icyo twita Bujumbura reka nze marebe wenda ntago nshaka wamugana ufite umutwe iryanditse ririmo Bujumbura Kinshasa Bujumbura iryanditse bamwe bati rero iyi ntambara iryanditse ya matangazo nabiri ashoreranye hari itangazo ri audio visuel rya Kanyuka ejo yasomye ejo hari n'iryari banjije ryanditse ngende niryo ndi kuvuga le 11 byenda gusa n'ijoro 12 yasohoye iri video urumva aho hambere havugamo agise ya Bujumbura hari ikibazo ari menace irya kabiri avugamo izina imbonera kure na Bujumbura kongera akayigarukaho mu bahanganye ariko ikibazo cyo bari bakibajije cyangwa ugikomeza nta kibaje bamwe bavuga ati ibi bitero ko bishobora okay urakoze cyane ntabwo iteka ugomba kujya kuri teze utayipoteze cyangwa iyo kuri hipoteze utayiteze nibyo byose n'ibintu bigendana nk'umukenyero n'umwitero icyo wenda umuntu yibaza biterwa n'ahantu yaba na escalier yabatangiriyeho step yiwe nutangira kwitangazo ko M23 ishobora kurasa Bujumbura it's okay you are right ariko wagombye gutangira ngo kuki Bujumbura yagiye muri bibiri yagiye muri iryo tangazo kuko M23 FSR aravuga ati twebwe tuzahari source de menace ahari ibiduteye ingeki yego ntabwo yikunze ngavuga Burundi gusa ngo yabutoteje kapitali yayishyizemo sibyo iya Manyema Kindu ayishyiramo iya Copo Kisangana ayishyiramo yego ariko nyine twibaza Bujumbura ku Kigali nibyo nkubwira nyine iya Tanganyika Karemi ayishyiramo yego hanyuma niya teritwari ya Uvira ariyo Uvira nyine ayishyiramo ubwo nshiza akitsa aho ngaho ikindi no naragusubiza ikigize ibyo byose tukiri muri Kongo yego byose bitangirira Bunagana no muri Sarambwe umuntu ataravuga Bujumbura yabanje kureba Sarambwe na Bunagana yigira imbere areba Kiwanja areba Rucuru areba Kicanga areba Kanyabayonga areba hose azana kugera Igoma na Bukavu ku bijyanye n'igihugu cye tubishyize ku ruhande ahari hose yahatera hari menace kuri we none hariko intambara za kwaguka igira
uniforme multipolaire aho ifite n'ibindi bihugu byaje kuyivangamo. Ibihugu bimwe biyivangamo physiquement nk'ibituranyi, ibindi biza bivangamo mu buryo buri morale n'iki ariko n'uburyo buri physique bizana abasirikare basadek basamidera n'iki byose. So nibe mu Ventura yarateye ikigo cya Mubambiro kirimo Afurika y'Epfo, already buri yateye Afurika y'Epfo kuko bari abasirikare bakihari, hari amadarapo yabo, hari ikigo cy'ingabo za Afurika y'Epfo n'ubutaka bwa Afurika y'Epfo. Mu yandi magambo mu Ventura yateye Afurika y'Epfo nk'igihugu gikomeye kuriya idatinye yuko ari abanyafurika y'Epfo. Yego. Igize kandi Afurika y'Epfo iba kure kubera imipaka bitegeranye nayo yiza kuhaba. Byari guhangana. Hari utabyumva gute ko uko bimeze. Bujumbura yinjiyemo rero. Bujumbura ntabwo turi bugire ikesi shyashya kuko abantu bafite impuzankano n'amabendera ya Bujumbura babaye igicanga barakubitwa na M23, bamushaki barakubitwa, Ngungu, Kataha, Bamambe Katana, Kavumu, Minova, Bukavu, Kamanyola n'ahandi hose. Aho M23 yatangiye kurasa icyo twakwita Bujumbura dirifaso morale, dirifaso physique kuko n'abasirikare b'u Burundi kuko imbunda bambaye n'impuzankano n'amadarapo batwaye ni iby'u Burundi. Hasigaye kumenya rero ngo umupaka uri physique ukurasiye hakurya wawutinya. Utaratinya iwanyu ntabwo watinyi w'abandi. Mu buryo bwari bwo bwose umuntu wabanga urushyi sibyo akarukubita musaza we cyangwa mushiki we. Yego. Mushiki we ntiyamutinya sibyo. Yego. Cyangwa se umuntu wihagazeho mu nzira iyi aniyo ntavuga rumwe na guverinoma yiwe. Guverinoma mva amahanga niyo yatinya. None reka nkwereka ikintu ushaka kugeraho ubu ngubu. Bujumbura yaraswa bikomeye kurusha uko Goma yarashwe. Kuko urasi Goma Bertrand Bisimwa hafite amazu. Urumva? Makenga hafite amazu. Ararasa umujyi no hafitemo ibirindiro. Yego. Ararasa umujyi afitemo umuryango. None uri umunyamahanga wazanye imbonera kure. Uramugurutsa amadrone zivuye Bujumbura. Bujumbura nta nubwo yaraswa na M23. Icyo babyita guhishumika. Yego. Ku buryo ushumika umujyi urumva? Urabona Gaza ukuntu imeze? Yego. Bujumbura yaraswa kuruza Gaza. Abasore bayijiramo bakayitwika, bakayirasa, bakayizengereza urumva? Kubera ko badafite bakakana ko kuvuga ngo turimo kwisenyera. Yego. Kubera ko impamvu izi ngabo afite ingero nyinshi wenda ntafitiye gihamya ariko twaganiraho nabo baza kubica buriya ndavuga batumirwa na Kinshasa ngize kurase mu M23. Yego. Ibi nivuze reka tubifateho paradoxe tubicurike. Tshisekedi yarazi yuko aho umurundi azarasa atababarira ko nta mwene nyina harasa. Yego. Uranyumva icyo kintu? Ndagukurikiye. Niba haje ingabo mu 5 z'abarundi suko Tshisekedi adafite ingabo mu 5 muri Kinshasa no mu zindi zone de défense. Yego. Ariko yanze kuzikurayo ngaza nizazigira ubugome kurushaho ngo zimukorera akazi neza kubera yuko zo ziri burase zitababarira kuko nta sano muzi w'amaraso bafitanye. Turimo kumvikana. Ibyo rero Tshisekedi aba yatumiriye abarundi ngo baze kubikora muri Kongo nta mbabazi. Nibyo na M23 yakorera abarundi nta mbabazi. Ubuhamya nashaka kuguha buriya bijya bivugwa yuko nko muri Sudani y'Epfo iyo akaga kazamutse kuko ingabo za Museveni zizamuka wibwira ko nta basirikare Sudani y'Epfo igira no mu nduru zikuze kubera Kampala iyo hari nk'amatora cyangwa imyigaragambyo. Bamwe bazakubwira ko hari abasirikare mu bindi bihugu bifashishwa kugira ngo bajye gukemura icyo kibazo nta santima. Barimo n'abariya ntafitiye gihamya urumva hari amakuru azakubwira ko wenda hatabuze n'abahabwa ibiraka mu nyeshyamba izi cyangwa ziriya kugira ngo bajye kugarura umutekano muri Uganda kandi ifite igisirikare. Icyo kintu cyumva? Yego. Kuko igisirikare cya Uganda umuntu wo muri guru n'ujya mujyana mu karitsiye y'abaguru ngajye kubatera hejuru. Ashobora no gusiga bahamagaye. Ati muve mu nzira turaje. Ariko umunyamahanga waje yagukorera agashyo kayibona. Nawe ugeze ishyanga rero. Ukagenda ufite umujinya utajyanywe n'ineza. Ndakubwiza ukuri ngo M23 yarashe Goma. Yizigama, sibyo? Irasaba Bukavu yizigama kubera kurebika General Byamungu uyu wungirije Makenga. Haraho yabwiye abanyabukavu ko M23 yateze amatwi ubusabe bwabo guko umujyi wa Bukavu tugomba kurwaniramo. Ibyo so babwira umunyamahanga ari Bujumbura. Hari impuhwe subafitiye nkuko naho ntazo babafitiye. Rero hari umuntu washidikanya ku magambo ya Marshal bati intambara yambutse igihugu ibaye mpuzamahanga kumwanira ishyamba za Kongo mu gihe mu Burundi gute ariko ko nabivuze yakwiye kwibaza ngo intambara y'abakongomani bamaze imyaka barwana ko mwara abarundi mugiyemo gute uko mwagiyemo rero muyisangishije abantu yabasanga iwanyu namwe kandi yabanambi cyane. Colonel Gatabazi wo mu ngabo za Uganda wari wungirije ushinzwe ubutasi muri ISO ya Uganda yabwiye abaturage muri Western Uganda muri 2022 I think niba 3 ko hakurya agahari gahinda ni muri Kongo yavugaga
ati kandi yabibwiye abaturage bari rwose muri Western Uganda ati kandi intambara iri hari ishobora kuzasiga ihiritse amaleta abiri yego urumva ntabwo nzi ngo nayahe ariko hari aho ureba ukabona ibishashi byaho birashashagirana uko byagenda kose ntabwo ari byo bigena ariko abarundi badakura akaboko muri ino ntambara bazarwana n'izi nyeshyamba zirwanira ku Kinshasa naho hari muri Sibre bahavuze ku birometero 2500 uvuye Uvira ariko ndumva zitabura kubanza aho wagabanyaho igihumbi kuko 2500 ugamije igihumbi 25 kuva Uvira ujya Bujumbura bakwiyorohereza bakabanza gakura menace mu bitugu byabo bakayirwana nk'ukwezi bagasiga bakemuye ikibazo Burundi tugiye Kinshasa nta nduruzi turi inyuma urumva yego kandi Bujumbura kuva aho irwaniye ikarwana kuva Kicanga ikamanuka mushake inginzira navuze yose simbona ko imaze gupapiriza n'imbaraga zaneshe zinyeshyamba izabarasa rero zikabakuraho nguko uko senede izaguruka ikavaho izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.